kumva abateze amatwi Fine FM cyane nanjye mamagaye ubizi ko bakumva cyane ndi kumva ikiganiro ucimpaka amakuru yanyuze ni meza mbifurije umwaka mushya aha Shireho mucyo ngira ngo uhamagaye ko tukuvuzeho turakubeshyeye cyane ariko jye mbona abo bavandimwe yanagazangura baranyanga ariko nukunkunda pe gute ngira bise rwose uti kuba uhora umuvuga biramushimisha ariko mubaza ikibazo cyose ushaka kumubaza kigusubize ariko si wowe wakuvuze ni twese twakuvuze ahubwo arandwa munyamutwe harimo indwara yitwa regis ntibasubize mwese ushaka ko hari icyo musobanurira namusubiza nambaze rwose kandi Kazungu afite abasubiza neza ntuje ntawe shwana nawe Mwumvise yuko Rayon Sport yitegura derby wagurije Rayon Sport guhemba amezi abiri abakinyi abakozi bari abakinyi n'abatoza bose kugira ngo Rayon Sport ishobora guhemba nyuma bazakwishyura ntabwo ari bibiri rwose niba ari ibyo wabitubwira Kazuraho mbaze ngusuhuze muraho neza haje ijwi ryawe naryumvaga tutavugana ari ukuryumva gusa ndanagukumbuye nk'umujyanama wanjye muri ya ekipe yanjye urakoze cyane Kazuba ikintu urashaka kuvuga kuri icyo kintu Kanyabugabo haji ariko wari uhari nawe aravuga ati Kanyabugabo buriya agira imiri turabivuga navuze ni wayerekuye koko uyaguriza Rayon ubwo ntaba yarashize imiriyenda reka rero mbishyireho umucyo ndanabivuge kandi mbabwiza ukuri rwose mbwira n'uwo muvandimwe ubwira ariko ninde wari umuvandimwe regis kubera ko niwe ukunda kubivuga nakubajije hari indwara waba urwaye yitwa regis reka mbaze mvuge regi reka mbaze mvuga kuko iki kintu niwe wakize wowe kandi urimo kumvugaho ntakuvuzeho ariko iyi nkuru banza ni yego cyangwa yo urwaye indwara muri yitwa regis reka mbaze mvuge nawe urambwira nta kibazo reka twumve umutumirwa sibyo umuvandimwe regis nagira ngo nkubwire ko genda kora ramberi nagira ngo nkubwire ko Rayon Sport uko nyikunda nta nayikoramo ramberi iyo deba ariko hari uwayizanye hano iyo deba twayivuze Rwagacondo yisobora Karenzi yabitubwiye ntawabihakanye mfite kuba mbifatiye kandi wowe ntabwo uri credible kurusha Surusi ya Karenzi ariyo Rwagacondo wayoboye iki none serezi ko nshaka gusobanura harubwo aramutse Karenzi abitubwira ugeze wumva dufite ingingimira tubwiye ibyo Rwagacondo yamubwiye wigeze wumva tubifite ingingimira haji Regis aravuga ko yanyuzwe koko nta Rwagacondo yabibwiye Karenzi yabidusobanuriye ntitwabihakanye nk'umureyo kandi nta by'inyungu noneho nagira ngo nanakubwire kare kandi nakubwiza ukuri ibyo byose ntago niba umuntu ambwiye ati njyanira aya mafaranga yandeporeze kuri banki hari ibyo ndimo ni icyizere yari amfitiye cyo kuvuga ati mfatira aya mafaranga izo miliyoni genda uyashyirire kuri banki twari tuzi ko ari wowe barumva ari ikibazo gikomeye twari tuzi ko ari wowe twarimo tukubyina ubutwari tuzi ko ari wowe wagurije ikipe ubutwari se ubu muri Rayon Sport nijye ugira amafaranga gusa reje ariko nawe urayagira nanjye narakugurije uranguriza oya urayafite kuko na Jean Fidele hari igihe wari ugiye kuyamuha ko wangujije nkayakuguriza numvise ubinyurira wagira ngo narakwambuye warambwiye ngo unshyirireho 1,000 narabyemeye nakubwiye ntabyo nakubwiye genda wibeshera ariko uzi mugabo uzi ko ruswa yire wujuje ibyangombwa bikari wumva barire wemuretse ariko ndaza kuvuga ijambo kuri Kanyabugabo kandi biraza kumaza kurushaho ntabyo nakubwiye ntabwo ariko mbaje ufite ikibazo reka dukomeze inkuru mujye muhamagara umuntu mutuye tubanza tumuganireho twese tumwemereho ku ireme twumvikane haji ibyo ibyanyu bitari ibyo si ibyo nugusebanya ahubwo mbonye impamvu bitadi yashaka kukohereza muri morugo oya byarangiye we tubwire okay message irasobanutse warayahawe ngo ujye kuyaverisa ntabwo ari ngombwa ko muri Kazungu yamaye cyangwa ninde ariko generatumwe nk'intumwa kandi batumwe nande urumva n'ibyandimo nkubwira byo kuvugira mu mafefe ko nyine bitagira umurongo bitagira ukuri ariko uwo muntu wagutumye ko atari icyaha yakoze
ko ari ibintu byiza wakoreye rero ko n'abareba bigushima kujyana amafaranga rega hembe igakina derby imeze neza ko ndi umureyo kandi ko atari nubwo bwa mbere navuga ngo ahubwo nturi n'umugabo muzima umuntu uguriza umuntu ukagenda ubyirata mu bantu ubwabyo ntabwo ari ubugabo uraciriritse oya ntabwo ari ibyo si ibintu byo kugenda usakaza sinakwambuye narayaguhaye uko yakabaye ariko ugenda ubibwira umuyisano narajese namugurije ariko niwe wabizanye reje oya niwe wabivuze hano sizo bisomye niwe wasomye message Rikari wasomye message wari umwohereje umuntu umyehora yiwe kamubwire reje kandi ndakubwiza ukuri cyane uri umuvandimwe uri umunyarwanda mugenzi wanjye uri iki ariko nakugira inama yuko nta nama nagukuraho n'amazi kuko umuntu wari yuko wakubaha abantu nawe ukaniyubaha nakubaha ugenda usaka bakuvuga ukagira ngo narakwambuye uvuga ibitavugwa mureke tujye muri muntu ku rwego rwawe umeze utyo Karenzi abo bose tuvuga ba Muvunyi ba Sadate ba Tadeo bandi ntibabuze byinshi baba baziranyeho n'abantu ariko ntabwo bagenda babisakuza tujye muri deba twamuhamagariye twahamagaye umuntu utari we utamerita kuvugira mu rukiko rw'ubujurire atumye asobanura usobanuye ubusa nta kintu waruje kuvuga atumye asobanura icyo nari nguhamagariye kare kuko waruzi umurongo watamye komeza umurongo nakomeza umurongo Karenzi utabeshanye ubatunguye iki kuri deba twarimo reka mubwire Haji namukare Haji twumvikane nabonye Regis gacinya impamvu muhura ntagusuhuze muri tayari reka nawe reka ibyo Haji naam ndumva mwabigize pasono hagati yawe na Regis niba hari ryo mutumvikanaho muzabiganireho urumva niba mwarabanye niba mwaragurizanye nuko hari ubushuti ubundi mubano wanyu wanyu niba hari ryo mutumvikanaho ubwo nk'abagabo tuzabahuza tubikemure ntabwo ari ngombwa na Regis gacinya niba nabonye bafitanye ikibazo gikomeye kuko ntibanasuhuzanya ntabwo ari ngombwa kandi barakoranye mu kipe isi mwubaha isi yose nitwumva hari n'undi nanubaha rwose ahubwo uziyubahe nawe kugira ngo sobanure icyo kintu niba ubaha abandi nawe uzaniyubahe uri ngo nkurarambere muri Rayon Sport siko bimeze uvuze ko abayobozi hari ibyo bakubwiye noneho nanjye ndabikwibwiriye nka Mohamed Karenzi turaziranye turi inshuti turi abavandimwe rwose intumwa ntiyicwa kuba naratumwe ntago ari icyaha cyatuma nkuriza isi yose ngo nkurarambere muri Rayon Sport ikindi uwo nguwo yavuze ngo niwe Rikari hari uko avuze ngo Sadate niwe wamamagaye Sadate koko yarampamagaye ati urumva ko mubiziranye muri Rikari ni mwene wanyu nuko kwihakana ati felicitation ndamubwira felicitation y'ikise perezida ati namenye ibi ndamubwira ntabaguhaye ayo makuru siko bimeze ntanabyo iki namubwiye ariko niba ese ubundi ni ikihe kibazo kirimo kare Rayon Sport ntiyahembwe ni ikibazo kiri kuri we mu kwakira ibintu byavuzwe icyo ni ikihe kibazo kirimo oya icyo dukuye muri kimwe amafaranga warayahawe ujya kuyaverisa ubwo wenda utanyurwa nabyo yabiverifiya yakora contre verification akamenya ngo watubeshye ni wowe ariko sinumva n'impamvu wabeshya ariko se ndakubeshya iki sinumva twari tuzi ko ari wowe ntwari yagurije reye twari tuzi ko atari wowe ariko si ubutwari nawe uri muninura ubutwari ugira fitina nawe sida itari ngombwa ubabazwa n'iki niba Rayon Sport yahembwe ntabwo bimbabaza ahubwo kubera mwebwe hari abantu bari roteni baboze mu mutwe wabo ibintu byose babijyana muri negatifu ntabwo nigeze mbabazwa sibyo ahubwo kubera ko hari abantu bamushaka kwangisha abantu abandi urumva kanyabugabo ibyo bintu byo kugenda musiga inzangano mu bantu ugenda ufata abantu mugenda mubangisha abantu ngurumva ngo Regis ngo ababajwe nuko Rayon ngitahembye kuko byambabaza ubu se Robin kabitubwiye ntabwo byatunejeje ntabwo ari byo ntimukagende mwangisha abantu ntimukagende mwangisha abantu abandi ntabwo byambabaza ikintu nk'iki Rikari nabihakane narakubwiye ngo sinkora rambere
wagakwiye no kuvuga uti Mohamed ko yanze 100 byanjye ntabyo nanze Kanyabugabo wisara oya buretse Kanyabugabo ntabwo twasoza deba kuri Kanyabugabo Kanyabugabo hagiye icy'ingenzi nuko wadusobanuriye amafaranga wanaverishije saa yawe rwose niho nayafite ntayo natunze ayo ngayo waverishije ni wakoze Ramberi yego musingiza gutuwa ntayo ufite ntayo wabona ayo waverishije najya 30 kuri nuzi ko ari kwifotoza amafaranga ko ari nk'amaraso wari wese yagira ushinzwe kumenya yo ntunzi oya ndakubwiye se ko nyashinze ariko Karenzi twasoza deba kuri Kanyabugabo kandi twese tuvuga Kanyabugabo tumushimira reka tumushimire Kanyabugabo umuntu utukana muri stade so kuza kuvugira mu rukiko muri radio ya mbere reka uzajye kurega uzajye kurega nabonye no muri groupe zanyu wandikira abantu babwira ngo bazajye kutanga ibirego azatuma radio yawe twayikundaga ariko abantu bayawe oya Karenzi wayibaretse karere kamubwire ndakubwiza ukuri haji watanye Kanyabuga kura impamvu uwo nguwo yirirwa avuga ibyo ndaza kuyakubwira aho uzayamubwira oya haji si ngombwa kuyavuga kuri radio haji twumvikane nareke kwataka ubuyobozi nareke kwataka Mohamed Kanyabugabo uri muto cyane ku buryo utanyangisha abantu baranzi maze imyaka 20 mu mwuga icyo nakora icyo navuga barakizi haji twumvikane nakubwiye ngo haji ndakumva kuramo ibyo bintu nakubwiye ngo haji uri umuntu w'umugabo ukunda Reyo sibyo ndakumva kare turaziranye Regisi ni umunyamakuru umaze imyaka myinshi abantu bazi sinumva impamvu yo impamvu nakwitabye nabanje no kubabaza kwaro kugira ngo udusobanurire kuri ibyo by'amafaranga kandi wabidusobanuriye amafaranga waverishije saa yawe n'uwakubwiye ati ya verise byaba ari byo bitaba by'ubwo turatwara ibyo tubwiye uko niko kuri hanyuma ibyo utumvikanaho na Regisi ndagusabye bizaganirwe bitari kuri mikoro kandi nzi ko rwose nta kibazo Kanyabugabo ni umuntu uvuga ngo yaverishije amafaranga kuri konti ukagira ngo koze icyaha ntabwo perezida Tado yambwira ngo ngiye mu Nzove sibyo ngiye kuganira n'abakinnyi twari tugiye kujyana mu Nzove fata aya mafaranga agenda uyakirire kuri banki yayamaye kubera ko anyizeye izo miliyoni ntabwo wazi uwo ari we wese rwose niba naragiye nka verisa ikibazo ni ikihe oya nta kibazo kirimo rwose ikibazo cyawe nuko byagaragaye nk'ari we ntwari yari ayawe ntacyo bitwaye niba ndi intwari ya Reyo nawe uri intwari ya Mukura uzagenda uyaverishirize Mukura nawe Kanyabugabo ufite imvugo ziciriritse n'impamvu nakugirana navuze ngo we na Rwarutabura mutandukanijwe n'amafaranga gusa murakoze cyane hano reka dushimire Skol dufite ikinyobwa kitarimo umusemburo Roji Martona rwose yamaze kuba igera ku isoko abantu nibakomeze bayigure turi kumwe kandi na Marakana bar wahafata ifungura ya masaha rwose turi saa sita ifi iracyari ku 13 komeza tujye no mu yindi komeza ariko aha mu gihugu hose ibintu byahagera na Regisi Marakana reka tuze turagize Marakana warere Marakana ntacyo ishaka urishaka irakureba turi kumwe na Velvet Electric Motorbike and Transport barakubwira ko ku bihumbi 100 byonyine bashobora kuguhereza moto andi ukazaba uyaverisa tubibutsa ko kuva umwaka utaha moto zikoresha essence rwose ntago zizaba zemeye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda waba wa mbere rero nawe ukinjira mu wari wabikora hamagara iyi nimero 0786 58 71 51 hari icyo rukomejeho Karenzi